z'indege pariko abo bantu bagiye na Egypteya icyo gihe byaba bivuga ko amafaranga agombe kuba yarashyizwe ku ruhande ahubwo ba bantu bahita bakorerwa liste bongerwaho nk'umugereka muri system bashyirwa muri system batari barimo kandi ari abantu bundi who are supposed to be out of system ndetse baranabwiwe yuko kuko bari out of system bagomba kwiyishyurira. Now icyaje kuba rero bashyizwe muri system kubera ko ari umugereka igice cya mbere cyari kizwi kiri officiel cyanasinyweho n'uwahoze ari umuyobozi wa APR Football Club cyarishyuye fagitire yabo iragenda. Kera kabaye rero mu minsi mike abo bantu biganjemo abapasiporo ordinaire ndetse baje no kugenda amakuru naje kumenya nuko haje kubaho imikoranire isanzwe n'izindi ndege ikigo cyacu dukunda cya Rwanda yakigirana n'izindi agence. Banyarwandakazi reka tugaruke ku makuru mutamenye yuko Rwandair, Minadef, APR FC, Rugaju Rigani, Rikari ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye yuko barezwe na Rwandair. Murumva ibintu mutamenye, ntabwo mwigize mumenya ko kesi iri hanze ya Rugaju Rigani ndetse na bagenzi biwe ndetse n'abandi bantu bafatanyije mu bikorwa twakwita by'amanyanga cyangwa se abantu bari kwibeshya bari kuvuga ko ari amanyanga. Uko bari kubivuga siko biri, mureke tubivimuzi tubyinjiremo dore ko amakuru mfite ngiye mbafitiye ni amakuru yizewe ndi gukesha umunyamakuru ukomeye cyane Jado Castar, muramuzi muri BNB FM. Rero kora subscribe hasi, ukore like ndetse comment nayo irakenewe, bibaye byiza na share wayikora kugira ngo video ize kubasha kugera ku bantu benshi bari kugenda baharabika bano bagabo. Sasa rero ngo ibintu byatangiye gute? Iyi nkuru mureke munyemerere nyihere mu mwaka ushize wa 2024 ndakeka, ubwo Pyramide yatsindaga APR FC muri Champions League. Murabyibuka neza. Impamvu ushaka guheraho niho iyi kesi ubona ya Rugaju ndetse n'abandi bantu batazwi cyangwa se bazwi ariko muri media batazwi bahereyeho icyo kintu bagikora kugira ngo baze kwisanga barishe. Nkorere subscribe wowe ukabyara, ndakwinginze ukore na like kugira ngo amakuru ngiye kuguha niyo ya mbere ntandi handi buze kuyasanga usibye hano. Iyi nkuru rero kuntu itangira Rugaju ndetse n'abandi banyamakuru ndetse n'abandi bakunzi b'ikipe ya APR FC, ariko abo bafana bifite umva uko bimeze. Babonye staff ya APR FC ifashe abakinnyi ndetse ifata n'abandi bantu bagomba guherekeza ekipe, ifata n'abanyamakuru, ifata umunyamakuru umwe wigenga ukora kuri gitangazamakuru cyigenga ndetse banafata n'umunyamakuru ukorera icyo nakwita nyine nk'uwa leta. N'urugero niko bimeze, si n'urugero tubishyireho umucyo. Sasa bano banyamakuru bagiye bahamagarwa, nigize kumva ngo na Sam Karenzi ngari buze guhamagarwa kuko nawe iyo kesi ayirimo. Gusa ngo Rwandair yayo wumve neza,
impamvu bino bintu bikomeye cyane, bino bintu ukuntu bikomeye cyane, impamvu Rwandeya Minadef ubwo niyo isa nkaho irebera inyungu APR ngo yagiyemo umwenda Rwandeya ibihumbi birenga 70 by'amadolari y'Amerika, asaga miliyoni 100 zishobora kuba zirengaho make. Uwo munsi nibwo ayo mafaranga yakosomye mu buryo budasobanutse na APR. Ari byo rero ngiye kugusobanurira, nkusaba gukora subscribe kugira ngo umenye neza iby'agaciro k'amakuru tuba tubaha, iby'agaciro k'ibyishimo byanyu, iby'agaciro by'abantu mukunda ndetse n'amayikipe yanyu mukunda. Uko byagenze rero nibyo tugiye kwinjiramo. Mumbabarire kuvugishwa, mumbabarire munyumve neza. Inkuru rero yakomereje ku banyamakuru ndetse n'abandi bakunzi ba PFC bavuga ati mureke tujye gushyigikira ikipe yacu, ariko twebwe dufite ubushobozi bwo kwishyura amatike y'indege, tukagira ubushobozi bwo kubukinga imyanya mu mahoteli tuzabamo, kubera ko APR icyo gihe yagiye ari ku munsi wa mbere izakina ubanza ariko wa gatanu nimba nibuka neza. Sasa ibyo ngibyo nibyo byatumye aba bantu bahamagarwa kugira ngo baze gusobanura ibyo bintu byagenze gute. Uyu ni umunsi wa 4 aba bagabo bamaze bari guhatwa ibibazo bataragaruka. Ibi rero byatangiye bishakira amatike y'indege, bamwe bavuga ngo twe twabonye amafaranga cyangwa se twabonye ubushobozi bwo kwishyura itike y'indege, ariko kujya mu Misiri bisaba viza. Ese nta kuntu mwagoragoza mukaturwanaho nk'abafana, nk'abakunzi b'ikipe, mukadushakira viza yana namwe? Ibyo ni ibintu bisanzwe. Urumva nk'umunyamakuru, urumva n'abantu n'abantu bagiye bakunda ikipe cyane, ibyo bintu bashobora kuba babibakorera kugira ngo byihuse kuba babona abafana ku kibuga bashyigikiye ikipe yabo, kuko bari bagiye mu gihugu kitari icyabo kugira ngo baze kubona abakinnyi. Ariko uko ari kuvugwa cyangwa se uko amakuru biravugwa yuko bakimara gukora urutonde rw'abantu bazajyana na PFC, abagabo baje bakabivuga nyuma, APR ndetse n'abashinzwe kugenzura ibijyanye no kujya mu mahanga cyangwa se ibijyanye n'amatike y'indege ndetse n'abantu babafasha kugira ngo babone ibyangombwa vuba byo kuba bagenda, babibonye mbere banishyura amafaranga mbere itike y'abantu 40, amatike 40. Ubwo yewe abo bandi baje nyuma abo barugaju turi kubona n'abandi banyamakuru bakaba baraje nyuma, bakaza kuba batera icyo twakwita amakanake, bakabashyira ku mugereka. Icyo kintu nicyo kinyarwanda cyiza. Bo bagiye ku mugereka, gusa mu kugenda ku mugereka nibwo hajemo bino bintu byo kuvugwa yuko Minadef
tuvuge aperi nta kibazo ku bantu bataza kubisobanukirwa neza, tuvuge aperi yuko iri mu mwenda bano bagabo, ubwo ndavuga abagabo ba Rwandeya, munyumve neza, Rwandeya aperi ngo iyirimo ibihumbi 70 by'amadolari, gusa baza guhamagara ababishinzwe mu kuvuga ati twebwe ayo mafaranga muri kutubwira ko tubarimo byagenze gute? Twebwe nta mafaranga kuko ntago twagiye ku ideni, dore ngibi bipapuro bigaragaza ko uko twagiye twese turi 40, amatike yacu yateguwe ndetse akanishyurwa neza cyane 100%. Gusa Rwanda ikavuga ngo ntago ari ibyo turi kuvuga, turimo baje bakiyongeraho bakaza mu izina ry'ikipe, abo ngabo niyo amafaranga yabo tutari kubona. Muri kumva neza, habayeho icyo twakwita gutekinika, kumva kugenda kijama. Bano bahungu babwira nyine ubwo abayobozi, abantu bashinzwe ibintu by'amaviza, byo gushakira abakinnyi amaviza, ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye ba ekipe, kugira ngo nabo babafashe kuba bagenda, gusaba bivuga nyuma. Amakuru rero ari kuvugwa yuko bano bagabo bishyuye amafaranga. Mwumva ahantu ikibazo kiri nyirizina, bo bishyuye amafaranga, ariyo mpamvu mwagiye kumva abanyamakuru bamwe na bamwe bavuga ngo barabahamagaye, bamwe barabasuzugura babaca amazi, baravuga ati twebwe muhamagara ibigo dukorera biduha uburenganzira tuze tubitabe. Gusa bo bakavuga ngo ese ko tubona mwe mwagiye mu matike mwakatishirijwe n'ubuyobozi bwa ekipe, mwaba mwebwe muri abakozi b'ikipe? Ibyo nibyo bintu abantu batari kumva, ndetse bano bahungu bagiye kuba basobanuzwa, bari kubasobanuza byagenze gute. Sasa ibi bintu byajemo akavuyo umunsi umwe gusa Rwandeya mukicara iza kunonosora nyine isanga ayo mafaranga amaze igihe, amaze kuba menshi. Niko guhamagara abashinzwe ibintu byo gushaka ibyangombwa byo kugenda no gutabuza amatike n'iki, bahamagaye Minadef, niko nabyumvise, Minadef bisobanure nyine impamvu batari kwishyura. Nibwo rero baje kuba baza barakusanya, urumva, baza kureba basanga noneho si icyo kibazo, ibyo bintu byagiye biba kugezaho bataza no kwihanganira ikibazo cy'uko hari abanyamakuru bamwe na bamwe mu gihugu bagiye bishyurwa amafaranga y'umurengera adafututse, bari kujya kurukirita abakinnyi, ariko bakazana abakinnyi b'ibicupuri. Ibyo rero nibyo bagiye baraterateranya, baravuga ati Sam Karenzi ashinzwe iki Bugaju, ibiki n'ibiki, barateranya baza gusanga hari amafaranga ari hafi ya miliyari 2 z'amanyarwanda, ubwo ni miliyoni zirenga 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Ayo mafaranga yagiye mu buryo bwa ibyo, aho iperereza
kugira ngo buriya RDA nk'icyo ng'ikihubutse. No, ni ibintu bishobora kuba byarateguwe igihe kirekire, kubera yuko uwari umubitsi wa APR Muzahari, sibyo? Murabizi neza ko dufite icyo bita ubutasi buteye ubwoba, dufite ubutasi bwitondesha ibintu abantu bakagira ngo byaranarangiye, ariko nzi neza ko ibyo bintu babirimo neza igihe kizagera bagakamata abo bantu bakabafata. Sasa ibyo bimaze gushingirwaho, bamaze gusuzuma kuko basanga nabo ibipapuro bari gutanga kuri Rwandair yuko bishyuye, bakabona hari abandi bantu bagiye mu izina ry'ikipe. Ayo mafaranga arahari kandi abo bantu baragaragara, baranazwi, baranabasomera amazina. Ibyo nibyo byatumye abo bagabo bari kujyanwa bajye gusobanuzwa. Ibintu rero bishobora kuba byakomerana bano bagabo, ariko nanone bikaborohera kubera ko biragaragara nimba koko bano bagabo baratanze amafaranga bakayaha abayobozi bari bashinzwe ziriya gahunda zo kuba bajyana abakinnyi ndetse na staff yose ya PRFC. Nimba ba Rugaju na bagenzi be barishyuye ayo mafaranga, bafite ibimenyetso yuko bishyuye ayo mafaranga, gusa ayo mafaranga ntiyaza kwishyurwa, nkaho abo bantu bakize ku mugereka bishyuye ayo mafaranga, ahubwo bakabyandika kuri ekipe. Aho niho biribuze kuba byagoranira, kubera ko biri kuvugwa yuko ngo nta bimenyetso bihari, ntaho byanditse yuko ayo mafaranga bayatanze. Niyo mpamvu uri kubona abanyamakuru basaza bari kugenda bitana ba mwana, bagiye barasakuza. Mwibuke neza ko bino biri mu maradiyo abiri ari guhangana, Kenisi na Sam Karenzi bari guhangana, itangazamakuru kuri radiyo riri gupfa. Yego, murimo murabireba neza, amakuru ari imihanda, abanyamakuru bose bashotse, YouTube bari bavugavuga. Gusa uko niko guhari, niko kuri iyi mihanda. Kenisi kubera intambara nyine ihari y'isoko rya siporo, niwe yatangaje aravuga ngo ikiganiro nakibakoreye ejo ukirebe munsi, yaravuze ngo Rigani baramuhamagaye arangara basuzugura, bajya kumwirebera ajya kwihisha munsi y'igitanda. Ibyo bintu byo ni ukubeshya. Rigani ni umuhanga, Rigani ni umuhanga, wabyemera utabyemera. Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda umuntu utakorera iryo kosa ni Rigani. Gukwepa inzego ntabwo bishoboka. Urumva rero icyo kintu cyabayeho, abantu bari kwitiranya ngo Rugaju ngo yibye amafaranga, ngo bandi nabandi ngo bibye amafaranga. Mushyire hasi baro, mwumve uko amakuru ameze, uko niko ukuri kumeze. Kora subscribe rero twijyanire twumve n'ibindi. Kora subscribe kugira ngo ujye umenya amakuru agezweho, amakuru y'umwimerere, amakuru pana bya bindi baba baje barimo bashakisha bari kwanariza ibintu bidahari. So rero ubwo biraza kuba byasaba iki kugira ngo abana banyamakuru bacu bataza gutinda hariya hantu? Ese
biramutse bibahamye byagenda gute? Ikintu cya mbere kigomba kuba cyakorwa cyo birumvikana ni ukwishyura ayo mafaranga. Ushobora no gusanga ababishinzwe barishyuye ayo mafaranga kuri abo b'indege Rwanda barayishyuye, ahubwo nyine bagikurikiranye bano bagabo kugira ngo baza kumenya neza abari mu mizi y'ibyo bintu n'impamvu ayo mafaranga batayazanye, cyangwa se ayo mafaranga agaragara nk'ideni. Ibyo rero bibaye bitari kugaragazwa, abajama bacu babatamo nta mishinyika iba ihari, ariko turemeza yuko ibyabaye abafite amakosa, ntabwo dushyigikiye amakosa. Nanjye sishyigikire ikosa na rimwe ry'umunyamakuru uwo ari we wese uri buze kuvuga kuri iyi nkuru akaza kuba yayiguruka atarebye bino biganiro byacu dufite amakuru, biri buze kuba nawe byamushyira muri kesi, kuko bano nibaramuka baje nabo bazaza imihanda bareba abantu babavuze nabi, kandi ndakeka barimo baranabibona. Rero mureke dukore subscribe kuri YouTube channel, mureke andi makuru agiye agezweho, amakuru meza mashyashya aryoshye mujye muyashaka kuri iyi YouTube channel yacu ya Gatsata Show. Ngiye muri kubana rero nitwa Tsinda, ndabakunda abanyarwanda banyarwandakazi, mugire amahoro kandi mugire icyumweru cyiza, Imana ibahe umugisha, murakoze cyane.